Nshuti bakunzi ba IBEL Entertainment, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze aho muherereye hirya no hino mu gihugu. Mwese mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Uyu munsi tukaba tugiye gukurikira inkuru y'urukundo ya Kiraman cyangwa se niyo nshuti Yannick hamwe na Shemusa. Mbere yuko dutangira inkuru y'urukundo tugiye gukurikira uyu munsi, nagira ngo mbibutse gukora subscribe kuri weho utarakora subscribe, kora subscribe kuri IBEL Entertainment kugira ngo inkuru, ibiganiro, amateka n'ibindi bintu bitandukanye tuzajya tubagezaho hano kuri IBEL Entertainment bijye bibasha kukugeraho gatanu kuri gatanu. Ndetse nawe wamaze gukora subscribe, kora share, like na comment. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bitumotiva, ni ibintu bidutera imbaraga, ni ibintu bitwongerera imbaraga zo gukomeza kubagezaho n'ibindi byinshi bitandukanye. Kiraman cyangwa se niyo nshuti Yannick akaba yaramenyekanye mu makomedi no mu mafilimi atandukanye hano mu Rwanda, cyane cyane akaba agaragara muri filimi yitwa My Heart, aho akinamo akundana n'umukobwa witwa Nyambo, ndetse we na Nyambo akaba ari bo twavuga ko ari bo bakinnyi b'imena muri iyi filimi. Ndetse kandi saho gusa kuko agaragara no muri komedi zica ku cyitwa Big Mind Comedy, ndetse iyi Big Mind Comedy akaba ari iya Kiraman n'ubundi, ndetse n'iyi My Heart bakinamo ikabica kuri Kiraman Empire, n'ubundi iyi Kiraman Empire akaba n'ubundi ari iya niyo nshuti Yannick cyangwa se Kiraman. Inkuru yacu y'urukundo rwa Kiraman na Shemusa ikaba itangiye Shemusa ari we urimo atubwira uko yahuye na Kiraman bwa mbere. Yatangiye avuga ati, mpura na Kiraman bwa mbere hari umushuti wanjye nari ngiye kureba, gusa iyo nshuti yanjye yari isanzwe iziranye na Kiraman kubera ko Kiraman we yarabaningaga acuruza amafilimi ndetse n'indirimbo. Hanyuma uwo mukobwa yari umukiriya wa Kiraman akunda kujya kurebayo amafilime ndetse n'indirimbo. Hanyuma ubwo Kiraman yarambonye ntambutse, hanyuma wa mukobwa agiye kureba iyo filime nk'uko bisanzwe, Kiraman yahise amubwira ati, uriya mwana se muri kumwe ko nabonye ari sawa cyane, bimeze bite? Shemusa yakomeje avuga ko uwo mukobwa yaje kubahuza, maze we na Kiraman barahura batangira kuganira. Baraganiriye umwanya ndetse utari muto. Shemusa yakomeje avuga ko nubwo baganiraga ariko yabaye nk'ugora Kiraman, gusa nubwo yamugoraga yumvaga muri we hari akantu kajemo, kandi ngo ntabwo byajyaga bibaho ko aganira n'umuntu bwa mbere ngo yumve hari akantu kajemo muri we. Ngo gusa nubwo byari bimeze gutyo harimo agora Kiraman, asa nk'umuntu urimo aragenda amuhakanira, nawe yari yamwishimiye cyane. Gusa nubwo Shemusa yari ari kugora Kiraman we n'ubundi ntiyaripfanye, uwo munsi yahise yaka urukundo. Nuko Shemusa aramubwira ati, reka nzagusubize ejo. Gusa bwarakeye ntiyasubiyeyo, ngo hashize nk'iminsi 4 Shemusa yasubiye kureba wa mushuti we, ariko nubwo yasubiye kureba wa mushuti we, muri we yagiyeyo atekereza ati, icyama nkamusanga ari hahandi yakoreraga, byibuze niyo tutavugana ariko nkamubona gusa nkamureba. Shemusa yarahageze koko asanga Kiraman arahari, amucaho bisanzwe, arakomeza ajya kureba ya nshuti ye. Ngo gusa yagiye azi ko Kiraman atamubonye, ariko yari yamubonye. Kiraman yahise avuga ati, ubundi nabaga ndegeye kabisa, nari namubonye ko yatambutse. Hanyuma hashize umwanya Kiraman yahise amusanga kwa ya nshuti ye, batangira kongera kuganira. Uwo munsi ni nabwo Kiraman yahise yaka nomero Shemusa nawe ntiyatindijemo, yarazimuhaye dore ko nawe yari yamaze kwiyumvamo Kiraman bidasanzwe.
Kiramani cyangwa se Niyonshuti Yannick yakomeje avuga ko yafatiyeho kuva ubwo ngubwo agatereta Shemusa bya nyabyo noneho amaramaje, gusa nubwo yamuterese yivuye inyuma ntabwo byamworoheye kuko Shemusa nubwo byaje kurangira amwemereye urukundo ako yari umwemereye bitinze cyane, gusa finally n'ubundi byarangiye urukundo arumwemereye. Umunyamakuru wari urimo uganira na Kiramani na Shemusa yabajije Kiramani icyatumye akunda Shemusa. Kiramani aravuga ati ni ubwa mbere nari mbonye umukobwa mwiza, abakobwa beza nari nsanzwe mbabona ariko ni ubwa mbere nari mbonye umukobwa mwiza ufite na taye nkunda. Kiramani yakomeje avuga ko akunda maneke cyangwa se abakobwa bafite size nto cyane. Urwenya rwinshi Kiramani yakomeje avuga ko akimara kubona ko uyu mukobwa ari mwiza cyane yagombaga kuhita afatiraho, cyane ko karitsiye yari agezemo ari karitsiye y'ibisambo, ntiyatinzamo gato yabari kuhita bamukuzaho kuko aho ngaho yavugaga hari mu Kiyovu niho yari amusanze. Ndetse akandi kantu gatangaje Kiramani yaravuze ati iyo umukobwa nabaga ndi kumutereta nkabona ashatse kwanga, nakoreshaga amayeri yo guteretana ikiniga, ngatangira kuvugana ikiniga. Aho ngaho rwose iyo shwa nakoreshaga cyangwa se ubwo buryo nakoreshaga akenshi bwankoreraga umuti. Ubwo buryo nabwo rero yarabukoresheje kuri Shemusa atangira kumuteretana ikiniga. Wa mukobwa w'inshuti ya Shemusa wakundaga kujya gufata filimi kwa Kiramani cyangwa se kwa Yannick akaba yaritwaga Asiya. Icyo gihe Kiramani yaragiye yinginga Asiya ngo ugenda umbwirire Shemusa ko ndi umwana mwiza, mfite imico myiza, nitonda. Ndetse na Asiya nawe ntiyabyanze, yaragiye yarabyemeye akajya agenda akabwira Shemusa uburyo Kiramani ari umwana mwiza w'imico myiza witonda. Gusa nanone Kiramani nawe kuva icyo gihe yatangiye kujya aha Asiya filime z'ubuntu kubera ko nawe yahoraga ajya kumupresenta neza imbere ya Shemusa. Kiramani akomeza abwira uyu munyamakuru ko igihe cyageze akajya kwakira igisubizo, ariko mu kujya kwakira igisubizo yagiye yumva afite ubwoba bwinshi cyane. Gusa ngo ubwo bwoba bwinshi yari afite ntibwari ubw'ubusa, cyane ko uwo munsi yatewe indobo Shemusa yaramukatiye aramubwira ati ntibyashoboka. Gusa nubwo yamukatiye ntiyahise acika intege, ahubwo yabwiye Shemusa ati buri gihe mu buzima icyo umuntu akunze ntabwo ariko akibona, kandi ibyo twifuza buri gihe siko tubibona. Gusa njye nari nagukunze nakwishimiye, none dore ntibibashije gukunda. Ariko Shemusa yarebye Kiramani uburyo ari kubivugana ikiniga cyinshi cyane. Shemusa yatangiye kumva akantu k'impuhwe kamufashe, cyane ko nawe yari yarakunze Yannick, ariko hano yari akomeje kugenda n'ubundi amugora. Gusa igihe cyarageze nk'uko Shemusa yatangiye abitubwira, urukundo ararumwemerera batangira gukundana. Gusa Kiramani avuga ko urukundo yari yakunze Shemusa atari rwa rundi umutipe ashobora gukunda umukobwa ashaka pafu kugira yikomereze, ahubwo yari yamukunze rwa rukundo ruri aho nyine rw'indani, kuko yumvaga rwose yamukunze bya nyabyo nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose agamije, we yumvaga amufitiye urukundo rwinshi cyane. Shemusa we yakomeje avuga ko ibintu byatumye akunda Yannick akumva rwose aramukunze n'umutima we. Ikintu cya mbere yavuze ko Yannick cyangwa se Kiramani muri icyo gihe cyose baganiraga, mu gihe Kiramani yamuteretaga yasanze Kiramani ari umunyakuri. Ikindi yasanze Kiramani ari umunyabwenge. Ikindi yasanze Kiramani yanga akarengane. Mbese muri make yasanze Kiramani ari inyangamugayo. Ibyo ni byo bintu byatumye akunda uyu musore. Kiramani na Shemusa bakomeje gukundana, maze nyuma y'igihe kinini kitari kinini cyane baje gutwarwa, maze umubiri urabaganza, bararyamanye birangira Kiramani ateye Shemusa inda.
Mbere yuko dukomeza iyi nkuru y'urukundo rwa Kiramani na Shemusa nyuma yo kuryamana na nyuma yo kumutera inda, ndagira ngo mbanze nkwibutse gukora subscribe, like, share na comment. Ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu by'agaciro, kandi weho wamaze kubikora ibyo byombi ndagushimiye cyane, ndetse namwe mutarabikora mukore subscribe kugira ngo ibiganiro, inkuru z'urukundo, ibyegeranyo cyangwa se n'amateka n'ibindi bintu bitandukanye by'ingenzi byadufasha muri ubu buzima tuzajya tubagezaho bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Byabaye ngombwa ko Shemusa abwira Kiramani ko yamuteye inda, gusa mwibuke ko Kiramani yari akiri niyo nshuti ya Nick. Kiramani byaje inyuma kuko icyo gihe Kiramani yari ataratangira gukina amafilime, bivuze ngo yitwaga niyo nshuti ya Nick kuko Kiramani ryaje aho atangiriye gukina amafilime. Ikintu gitangaje, umunsi Shemusa yabwiye Kiramani ko amutwitiye, uwo munsi bari bashwanye bikomeye cyane, ndetse Shemusa ari guhamagara Kiramani akanamukupa. Ikintu bari bapfuye rero, bari bapanze gusohokana, maze Shemusa abwira niyo nshuti ya Nick ko mu rugo byabaye ngombwa ko bamwohereza ikibungo kwa nyirakuru, maze musaza wa Shemusa kuko yari asanzwe ari inshuti na Yannick, uwo munsi yasanze Yannick aho yakoreraga bari kuganira, nuko abwira uwo musore ati mwana urabona ibintu Shemusa yankoze. Nuko uwo musaza wa Shemusa abwira Yannick ati ibikize. Yannick yaramubwiye ati twari dufitanye gahunda none dore ntabwo yaje, kandi nari nararitse n'inshuti zanjye ko tugomba kuza kuba turi kumwe none dore yabanteje. Naho umusaza wa Shemusa yahise abwira Yannick ati Shemusa simusize mu rugo ari kurya igisheke. Nuko Kiramani yahise arakara cyane, Shemusa yahamagara Kiramani akamukupa, bashwanye bikomeye cyane. Hanyuma Shemusa yandikiye SMS Kiramani aramubwira ati basi mbere yuko ibi byose birangira nyemerera ufate telefone ngira akantu kanyuma nkubwira. Nuko Kiramani yahise ahamagara Shemusa, maze Shemusa ahita abwira Kiramani ati nubwo bimeze gutyo umenye ko utwitiye. Kiramani yahise akomeza avuga ati amashagaga n'amahane byose nari mfite akimara kumbwira iryo jambo nahise ntuza, byose bihita bishira. Umugoroba warageze, Yannick arataha, kandi mwibuke ko ahangaha yari akibaninga katarafatwa, ndetse icyo gihe yabanaga n'abandi basore 4 mu nzu y'icyumba na salo. Icyo gihe ndetse ngo no kurya byabaga bigoye cyane ko baryaga rimwe ku munsi bakarya nijoro gusa, ku manywa buri wese akajya guhiga. Hanyuma ari kumwe n'abandi basore babanaga mu gihe barimo baganira, ariko bakabona Yannick we nta kintu na kimwe ari kuvuga. Umwe muri bo witwaga Prince yahise amubaza ati Yannick wabaye iki? Yannick yahise ababwira ati Shemusa aratwite. Abo basore ikintu batinyaga mu buzima bwabo, batinyaga ijambo kumva ngo umukobwa aratwite. Iryo ni ryo jambo batinyaga bikomeye cyane. Hanyuma bahise bamubaza bati none harakurikiraho iki? Yannick yahise ababwira ati gahunda nyine ni ukumutunga nkamugira umugore. Bahise bamubwira ati uri ikigoryi, natwe ubwacu kubaho ni ikibazo, nawe ubwawe kwitunga ntubishoboye, none ngo ugiye gutunganga inda z'abantu 3. Kandi Yannick mu buzima bwe ikintu yangaga bikomeye cyane, yangaga kuzumva umwana we yita undi mugabo papa. Iryo joro Yannick yavuze ko ataryibagirwa kuko ryamubereye rirerire cyane, ndetse ngo ni nabwo yicuye inshuro nyinshi cyane mu ijoro. Rero bwaje gucya, ariko bwakeye yahinduye mayindi
yumva atekereza ku nama bagenzi be bamugiriye, yumva ibintu ntibyavamo ndetse bari bamugiriye n'inama yo kuba yahita yigendera akajya mu Bugande. Gusa nanone atekereza inshuro zose yabwiye Shemusa akamukunda, inshuro bakundanye ntawe uryarya undi, bari mu rukundo rw'ukuri, bakundanye bya nyabyo. Nanone yumva ntabwo ari byo, yumva yabahemukiye Shemusa. Icyo gihe rero yarongeye ahura na Shemusa. Ikintu gitangaje agihura na Shemusa, yahise abwira Shemusa ati iyo nda utwite tugomba kuyikuramo. Shemusa ntiyahise abyemera, yararize cyane aravuga ati umwana wanjye ntabwo twamukuramo. Akomeza abaza Yannick ati ubundi se ntunkunda? Niba unkunda kubera iki wambwira ngo dukuremo inda? Kubera iki wambwira ngo dukuremo umwana wacu? Ndetse Shemusa byaramubabaje cyane. Yannick nawe abona ko Shemusa akomeje kubabara cyane. Gusa Yannick yaje gutangaza ko yagira ngo arebe niba ari ibya nyabyo koko, atari bya bindi umukobwa aza akabeshya umusore ngo aratwite kandi adatwite. Ubwo Yannick na Shemusa baragiye bagenda bagana kwa muganga, ndetse bageze mu marembo y'ivuriro nuko Yannick ahita abwira Shemusa ati ubundi se bwo iyo nda yaba irimo ubu koko urabona bayikuramo? Nuko Shemusa yumvishije yishimye, yumvishije ko igitekerezo cyo kuba inda yavamo kidahari, nuko arishima cyane ahoberana na Yannick. Yannick ahita amubwira ati ngaho dukate dusubire mu rugo. Baragiye basubira mu rugo hahandi Yannick yabanaga n'abandi basore 4, maze baricara batangira kuganira. Yannick abwira Shemusa ati niba naguteye inda byanze bikunze turaza kubana, gusa urabona ko nkiri kwisuganya, ntaba hano tuhabana turi abantu 4-5 ntago wahaba, ntibyakunda. Ubwo rero uragenda uba usubiye mu rugo, iyo nda ube uyihishe byibuze iminsi mike yambanze nisuganye, ubundi uzaze tubana. Shemusa kubera ko yari umukobwa mutoya kandi ufite mu nda 0, yaragiye abasha kubikavaringa amezi 3 yose. Gusa umunsi umwe mama Shemusa yarabibonye, arabibona ko Shemusa atwite. Yahise ahamagara musaza wa Shemusa witwa Isa, araza aramubwira ati imenya Shemusa atwite. Musaza wa Shemusa yahise arakara cyane, maze bafata Shemusa bamushyira mu cyumba, batangira kumuhata ibibazo bamubaza uwamuteye inda. Shemusa yarabagoye cyane, yanga kuvuga, arabagora, arongera arabagora. Gusa musaza wa Shemusa kubera ko yari inshuti ya Yannick, yari abizi ko nta wundi muntu Shemusa akunda usibye Yannick, ndetse yari azi ko na Yannick nta wundi muntu akunda usibye Shemusa. Maze bwa nyuma na nyuma Shemusa aravuga ati inda ntwite ni ya Yannick. Musaza wa Shemusa yariruhukije cyane, na Shemusa ariruhutsa, maze musaza wa Shemusa ahita abwira Shemusa ati ntabwo Yannick ari imbwa azagutunga. Ubwo musaza wa Shemusa yatangiye gusobanurira mama wabo Yannick uwo ari we, aramusobanurira neza, abyumvisha mama we, nuko mama we abona arabyumvishije aratuza. Gusa Shemusa akomeza avuga ko bwakeye mama we bikamwanga mu nda, bigeze nka 9:00 z'ijoro yaramuhambirije amupakiza imyenda, ubundi aramwirukana. Nta kindi Shemusa yahise akora, yahise afata telefone ahamagara umukunzi we Yannick. Gusa nubwo ibyo byose byari bibaye, Shemusa nta kibazo ngo yigeze agira cy'uko umugabo wari buze kubyakira. Nuko akibwira Yannick ko bamwirukanye, Yannick yahise amubaza ati urihe? Shemusa yahise abwira Yannick ahantu aherereye, maze Yannick amwoherereza umuntu aza kumufata. Aho niho Shemusa na Yannick bahise batangira kubana mu buzima butari bworoshye, mu buzima bwa ghetto. Kandi mwibuke ko ya nzu Shemusa yari asanzemo Yannick yayibanagamo n'abandi basore 4. Bwari ubuzima butoroshye, bwari ubuzima bwuzuyemo ubukene bwinshi, byari bigoye, byari bikomeye, ariko ahari urukundo, ahari ukumvikana, ahari uguca bugufi, ahari ukuganira, ahari ugutegana amatwi, nababwiza ukuri igihe icyo ari cyo cyose urwo rukundo rwuzuye ibyo byose iteka n'iteka ruratsinda.
nta kindi cyabaye muri iryo joro. Mu gihe Shemusa yari atetse ibyo bari buze kurya muri iryo joro, Kiramani nawe yegereye ba basore bandi babanaga, nuko baricara baraganira, arababwira ati rero muranyihanganira, dore twabanaga muri iyi nzu none mbashakiyeho umugore, uranyihanganira rwose mumbabarire, nanjye ntabwo ari uko nari nabipanze. Gusa nabo baramwumvishije, baramubwira bati dore inzu ifite ibyumba 2 na salo. Icyo gihe baramubwiye bati wewe n'umugore wawe mufate icyumba, natwe dufate icyacu, hanyuma nuhembwa uzagenda ushaka igeto yawe. Kubera ko muri icyo gihe Yannick yakoraga mu mujyi, hari inyubako yari arimo akoraho, akora mu bintu bya plumbing. Hanyuma ubuzima bwarakomeje, gusa Shemusa yaje kubwira Yannick ati sheri, cyangwa se niba ubona birimo birakugora, ureke nigire iwacu i Kibungo, hanyuma uzajya ubona amafaranga ajya unyohereza make make umfashe muri ubwo buryo. Ariko nanone Yannick ngo kubera ukuntu yakundaga Shemusa cyane, no kumara iminsi 2 atamubona byaragoranaga. Yatekereje ukuntu yazajya amara iyo minsi yose atabona Shemusa, arabihakana avuga ati oya, guma hano. Yannick yahise abaza Shemusa ikibazo agira ati none se uje gukora iki hano, uje kubaka cyangwa se uje gushaka? Shemusa yahise asubiza Yannick ati uje kubaka. Yannick amubwira ati rero niba uje kubaka, icara hamwe twubake, mu bukene mfite byazangora bingana gute, nzi ko igihe kizagera ubuzima bukaba bwiza tukagira ibyo tugeraho. Ubwo Yannick yabanye na Shemusa muri ubwo buzima, hashize iminsi Yannick yaragiye akodesha geto chambrette, we n'umugore we Shemusa bayibanamo, igihe kiza kugera baza kubyara. Gusa nabwo babyaye bakiri mu bukene bukabije, kuko babyaye nta bikoresho, nta mabase, nta teremusi, nta myenda y'umwana, nta kiniki, mbese bya bindi umubyeyi akenera agiye kubyara byose nta na kimwe cyari gihari, kandi n'amafaranga nta yari ahari. Gusa Yannick yakomeje avuga ko yagerageje kwiyeranja, agurisha telefone ndetse hagira n'utudeni duke afata ku ruhande, maze biyeranja muri ayo makeya. Gusa ngo bwari ubuzima butoroshye, bwari ubuzima bugoye, dore ko bariye akawunga imyaka 2 yose, cyane ko akawunga ari byo biryo byari bihendutse, atari uko bari bagakunze. Gusa Yannick we yabeshyaga umugore we kagakunda, naho byari ukubera ko kagura make, umugore we akagira ngo ni ukugakunda koko, naho kumbe Yannick we yabaga yatembera akavuga ati akawunga niko kagura make, akajya ahora avuga ati bateka ibindi, akavuga ati kuki mutatetse akawunga? Ari ukugira ngo batazajya bateka ibitwara menshi, ahubwo bazajya bateka akawunga gatwara make, kuko ubuzima bwari bugoye. Kiramani akomeza avuga ko kimwe mu bintu atajya yibabarira kandi ajya ahora yibuka, ni uko umugore we yamubwiye ati basi sheri, nzave kwa muganga kubyara nambaye igitenge, waranguriye igitenge. Ariko uwo munsi wo kuva kwa muganga warageze, umugore we Shemusa ava kwa muganga kubyara nta gitenge yambaye. Ati umugore we yatashye yarakaye cyane, ariko kubera ko bari bafite principe y'uko niba hari ikitagenze neza uyu munsi, niba hari ibitameze neza, niba barakaranyijwe, bagomba kubirangiza uwo munsi bakinjira mu wundi munsi nta kibazo gihari, kuko ntibashakaga ko bazajya bafata niba turi kuwa mbere, ibyo kuwa mbere babijyane mu wundi munsi wo kuwa kabiri. Ibyo kuwa mbere byabaga ari ibyo kuwa mbere, ubuzima bwo kuwa mbere bakabubamo kuwa mbere, ubundi bw'undi munsi bakabubamo uwundi munsi. Bakunzi ba Ibel Entertainment, kuri weho utarakora subscribe, kora subscribe ndetse like, share na comment, nabyo ni iby'agaciro kuko ni ibintu bitumotiva kandi bidutera imbaraga. Weho rero wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, ndetse nawe utarayikora kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikintu na kimwe kigucika, dore ko hano kuri Ibel Entertainment tugiye kujya tubakurikiranira byinshi bitandukanye.
iminsi yakomeje kwicuma irongera iricuma, ari nako Kiramani n'umugore we n'umukunzi we bakomeza gukundana urukundo rwa nyarwo, maze ubuzima butangira kugenda bukunda, batangira kugenda bagura ibikoresho bimwe na bimwe byo mu nzu, intebe, televiziyo, utubati n'utundi tuntu two mu nzu tumeze neza tugezweho. Gusa ariko haje kuza ikintu cyitwa ikiryabarezi. Icyo kintu cyitwa ikiryabarezi nicyo cyasubije inyuma Kiramani, kirongera kimushyira hasi, kuko ubwe yitangarije ko hari igihe yabaga afite nk'ibihumbi 100, umugore we akamwaka amafaranga 15,000 yo kwisukisha, akayamwima akajya gukina ikiryabarezi, agataha yose cyayamuriye cyayamamaza. Ibyo rero byabashyize mu madeni menshi, mu bukene bukomeye, birangira Kiramani afashe umwanzuro wo kohereza umugore we i Bugande. Bugande hakaba ariho mama wa Kiramani yari atuye icyo gihe. Umugore ntabwo yabikunze, urumva, gusa nta yandi mahitamo yari afite, byarangiye umugore we yemeye kujyayo, ajya i Bugande, nubwo ndetse n'umwana nubwo yagiye atabikunze, atabyishimiye. Yaragiye amarayo umwaka wose, aho hari muri 2019, 2020 nibwo yagarutse mu Rwanda. Ariko mbere yo kugaruka Kiramani muri 2019 maho hagati, nibwo yatangiye gukina amafilimi ahereye kwa Nyagiso, aho niho urugendo rwatangiye rwa kabiri rwo gutera imbere, maze agenda azamuka gahoro gahoro, agenda yongera gutera imbere gahoro gahoro, agenda azamuka. Ni nabwo yabwiye umugore we aragaruka mu Rwanda, barongera barakomezanya barabana. Ubu tuvugana Kiramani n'umugore we bakaba bafitanye abana 2 b'abahungu, ndetse ubu ngubu Kiramani ni CEO and owner wa Big Mind Empire ndetse na Kiramani Empire. Aha kuri Kiramani Empire niho haca filimi yitwa My Heart, naho kuri Big Mind Empire niho haca amakomedi. Hanyuma Kiramani yaje gutanga inkwano iwabo w'umugore, ndetse ku itariki 8 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo yasezeranye mu murenge n'umugore we, ndetse banagirana n'amasezerano y'ibanze mu idini ya Isilamu we n'umugore we, dore ko ariho basengera, ndetse yanatangaje ko Imana nibishaka, Imana nibikunda, n'indi mihango isigaye y'ubukwe izaba. Gusa ikindi kintu gikomeye Kiramani yatangaje twasoza tutavuzeho, ndetse cyaba n'inyigisho kuri buri wese wakurikiye iyi nkuru y'urukundo rwa Kiramani ndetse na Shemusa, cyane cyane ku bakobwa birabareba cyane. Kiramani yavuze ko ubundi ubusanzwe iyo yakundanaga n'umukobwa batajyaga bamarana ibyumweru 3 cyangwa ukwezi batararyamana, ariko Shemusa we ibi siko byagenze, kuko bamaze umwaka wose bakundana. Yaragerageje kenshi, Shemusa yaramwangiye, yaramubereye ibamba, gusa n'ubundi ngo akiziritse ku muhoro birangira kawuciye. Ariko mu by'ukuri birumvikana ko aho ngaho Shemusa yakumvetse Kiramani. Ndetse ikindi kintu gikomeye yavuze, niwe ubwe wifunguriye umugore we, bivuze ngo baryamana bwa mbere umugore we yari akiri isugi, Kiramani ubwe niwe wamwiyamburiye ubusugi. Yavuze ko ibyo abimwubahira bikomeye cyane, kandi ari ibintu byatumye urukundo amufitiye n'icyizere amufitiye byiyongera kurushaho. Bakunzi ba Iberi Entertainment, ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwateze amatwi iyi nkuru y'urukundo rwa Kiramani ndetse na Shemusa, kandi icyo nabifuriza ni ugukunda mugakundwa, mugakunda urukundo rw'ukuri, mugakundwa urukundo rw'ukuri, kandi mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Ni ibintu by'agaciro kenshi cyane ku batarakora subscribe, ni iby'agaciro kuba wayikora, kuko nukora subscribe buri kintu cyose tuzajya tubategurira hano kuri Iberi Entertainment kizajya kikugeraho 5/5 nta na kimwe kigucitse. Hanyuma njyewe mwumvaga nitwa Iberi.